Muraho neza, muri amahoro. Nitwa Kamukama, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo Amia Business and Training Center, cyigisha kandi kikanagurisha amasabune y'ubwoko butandukanye. Ikigo rero cyagize amahirwe kibona umuterankunga wifuza kurihirira 50% by'amafaranga y'ikiguzi cy'amasomo twigisha. Ni ukuvuga ngo ni 1/2 cy'ayo mafaranga ku rubyiruko, ku bakobwa no ku bagore. Rero ufite ubwo bushake akaba yifuza guterwa inkunga y'icyo gice cy'amafaranga 50% y'igiciro cy'amasomo, yakwihutira kutumenyesha kuri telefoni 0786634368, 0782624368. Ikigo gikorera mu kagari ka Gasanze, mu murenge wa Nduba, akarere ka Gasabo. Kigakorera rero imbere y'isoko na gare by'i Gasanze muri etaje ku muryango wa 2 uzamutse. Ni karibu rero kubifuza uwo mwuga wo kumenya gukora amasabune, ukeneye kuyacuruza, ukeneye nawe kubyigisha, cyangwa se ukeneye kujya ubyikora kugira ngo ubikoreshe mu rugo. Ni karibu, turakwakiriye.